ijambo ryawe rishyiraho ibitariho, ijambo ryawe ryomora imitima, ijambo ryawe rikiza indwara, ijambo ryawe rirayobora, ijambo ryawe Mana ushobora byose rirahumuriza. Ijambo ryawe Mwami nizo mbaraga zacu. Uyu mwanya tugezemo rero tugiye kuryumva. Turakwinginze Mana ushobora byose ngo buri umwe wageze hano Mwami umuhe umugisha wo gutahana ijambo ryawe, umuhe umugisha wo kumva icyo ushaka kumubwira, umuhe umugisha wo kumufasha muri byose. Uwiteka Mana nziza, Mana ushobora byose, twetse n'umuja wawe Mwami, uramuzi uramusobanukiwe, usanzwe umukoresha turabizi muri byinshi. None Mwami ibyo ntibimenyerwa, niyo mpamvu uyu mwanya tumusengeye ngo reka umwuka wera mubeho cyane Mwami, reka umwuka wamubeho cyane, agabure nk'uko wifuza ko agabura, kugira ngo ubwoko bwawe Mwami bigirirwe umugisha kuri uyu munsi. Urakoze cyane, tugukomeye amashyi tugushimira mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. 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 Hallelujah. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amahoro y'Imana n'abane namwe. Hallelujah. Shimiye Imana Data wa twese uhoraho, shimiye Kristo waduhaye agakiza ke, shimiye n'umwuka wera twahawe kugira ngo abane natwe, adushoboze iby'uru rugendo, adushoboze no gukora umurimo twahamagariwe. Shimiye n'umushumba Imana yakoresheje kugira ngo yemere ko uyu munsi twatanga ubutumwa Imana yaduhaye ku bwoko bw'Imana, kugira ngo icyo Imana yagambiriye igikore kuri uyu munsi. Imana imuhe umugisha, n'abandi bashumba dukorana umurimo w'Imana, abinginzi n'abandi mwese muba mwasengeye uyu munsi, Imana ibahe umugisha, ndetse n'abaririmbyi Imana ibahe umugisha, kuko muba mwatubanjirije imbere kugira ngo iki kirere gitamuruke. Imana ibahe umugisha, ibagire neza. Namwe ba Kristo mwaje gusenga Imana, Imana ibahe umugisha, kuko iyo tubonye abo tubwiriza tunezerwa mu Mwami. Imana ibahe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana, n'ubundi ndagira ngo dukorane na Revera kugira ngo amfashe gusoma Ikinyarwanda neza neza. Mwumvise ko hari iby'Ibinyarwanda ngo z'Ibinyarwanda birahari, ariko hari abavuga Ikinyarwanda neza. Reka Revera somera umubwiriza ibice bitatu, umurongo wa mbere kugeza ku w'umunani. Igitabo cy'umubwiriza ibice bitatu, umurongo wa mbere kugeza ku w'umunani. Haranditswe ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Amen. Amen. Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli ibice bibiri, umurongo wa gatatu kugeza ku wa karindwi. Ntimukongere kuvuga iby'ubwibone bikabije bityo, ntimukabanye agasuzuguro mu byo muvuga, kuko Uwiteka ari Imana izi byose, kandi ari imenya urugero rw'ibyo abantu bakora. Imiheto y'intwari iravunitse, kandi abasitaye bakenyerana imbaraga. Abari abakungu baraca inshuro, kandi abari abashonji baradamaraye. Ndetse uwari ingumba yabyaye karindwi, kandi uwabyaye benshi aracebye. Uwiteka arica agakiza,
ashyira ikuzimu kandi agakurayo. Uwiteka arakenesha, agakenura, acisha bugufi, agashyira hejuru. Amen. Amen. Bani bahumugisha, ndagira ngo mube mufunze Bibiliya zanyu, hanyuma mundebe andi magambo wenda turayavugaho nyuma. Haleluya. Mundebe kugira ngo dusangire amagambo Imana yampaye. Ijambo Imana yampaye kubabwira, yambwiye ngo mbabwire ngo muhagarare neza mu bihe murimo cyangwa mugezemo, kuko ibihe bijya bihinduka. Haleluya. Ibihe bijya bihinduka. Iyo tuvuze ibihe bitandukanye n'igihe, hari uwakwibeshya akibeshya ko ibihe wenda ari ubwinshi bw'igihe. Igihe ni igihe, igihe ntikigira pluriel, ni igihe. Ntabwo ibihe rero ari ubwinshi bw'igihe, ni igihe. Iyo tuvuga ibihe tuba tuvuga situation cyangwa ubuzima uhagazemo. Ni situation waba urimo uyu munsi uhagazemo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyo bihe uhagazemo bijya bihinduka, kandi igitangaje bihinduka mu gihe cyangwa bihindurwa n'igihe. Haleluya. Ibintu uku turi twese dufite ibihe twanyuzemo bigiye bitandukanye. Bamwe byabaye byiza, abandi byabaye bibi, abandi byaratinze bikomeza kuba bibi, abandi byabaye bibi birarangira, ubu bari mu bihe byiza. Abandi ubu turi kumwe, nubwo mutababona, bari mu bihe bibi. Ibihe bibi, imvugo ya kirokore dukunda kubyita ibigeragezo. Dukunda kubyita ibigeragezo. Ari mu bigeragezo, afite ibigeragezo, ari mu bihe bibi. Ariko dutangirire mu bihe byiza, kuko mwumvise ijambo ni muhagarare neza mu bihe mugezemo cyangwa murimo, kuko ibihe bijya bihinduka. Twasomye ijambo ry'Imana riri muri iki gitabo cya mbere cya Samweli. Aya magambo twasomye yavuzwe na Hana. Hana umugore wa Elukana. Yayavuze hari umusozi amaze kuvaho, amaze kuminuka, ahagaze heza, abona ijambo ryo kuvuga noneho, ryo kubwira ibyari byaramubabaje, byo kubwira iminsi mibi yanyuzemo ndetse n'abayitije umurindi. Aravuga ati ntimukakomeze kuvuga bene ibyo bintu, ntimukongere kuvuga iby'ubwibone bikabije bityo, ntimukabe abanyagasuzuguro, kuko hari igihe umuntu ahagararamo ukabona ariho igisuzuguriro, bakamusuzugura agaceceka kuko aba ari cyo gihe arimo, bakakuvuga ugaceceka, bakagusuzugura ugaceceka, bakagukandagiraho ugaceceka, bakakugenda hejuru ugaceceka, bakavuga ugaceceka. Aravuga ngo Uwiteka niwe azi ibintu byose, ngo kandi Uwiteka niwe amenya urugero rw'ibyo abantu bakora n'ibyo bavuga.
aravuga ngo imiheto y'intwari ngo iravunitse. Ubundi imiheto ikora iki? Imiheto irarasa. Avuga ngo imiheto y'intwari iravunitse, yaganishaga ku miheto yamurasaga. Aravuga ngo iki ni igihe cyo kuvunika kwayo. Aravuga ngo kandi abatsitaye barongeye barabyutse, bakenyeranye imbaraga, barahagurutse. Haleluya! Bijya bibaho ko umuntu atsitara akagwa rwose, ariko ijambo ry'Imana rivuga iki? Rivuga ko umukiranutsi wayo atazarambara riteka. Ni ukuvuga ko utazahera hasi, ni ukuvuga ko utazagera ku butaka ngo uhereyo, ahubwo uzagera igihe ubyuke uhagarare weme. Haleluya! Aravuga ngo iki kandi? Aravuga ngo abari abakungu baraca inshuro bene data, ngo kandi abari abashonji uyu munsi baradamaraye. Twagiye tubona abantu b'abakungu uyu munsi ukaba ufite, twabonye benshi bageze ku rwego bumva ko badashobora guhanukayo, bumva ko batavayo, ariko barahanutse. Ngo uyu munsi baraca inshuro. Bivuga iki? Igihe cyose uzahagarara mu bihe byiza, igihe cyose Imana izagutiza umugisha wayo, uzamenye ko ari Imana iwuguhaye, uyubahe. Kuko hari igihe uwo mugisha ujya uguruka ugaca inshuro. Uzawurinde uwo mugisha, uwurindishe kuwukoreramo Imana yawe, kuwubahishamo Imana yawe, uwuryamo, uwukoremo ibyo ushaka, uwunezerwemo, uwushakemo inshuti, kuko bidahoraho iteka ryose. Umukene ntagira inshuti, n'iyo azigize agiranye. Akenshi n'iyo azibonye izo nke ziba zene wabo, ziba izindi nkene, inshuti z'abakene. Kubera iki? Ntabwo ari jye navuze ngo amaboko atareshya ntaramukanya. Uwo mugani waba ari uw'Ikinyarwanda, uwo mugani waba ari wo. Akenshi niko bigenda. Umukene arakengereka, umukene aritinya, na Bibiliya niko ibivuga. Akenshi ntagira ijambo, kuko ibimwambura ijambo biba bimugwiriyeho. Nugera mu gihe cyo kugubwa neza, jya ugihagararamo neza, ejo utazakonkoba kukikubita hasi ugasigara usaba uwo wimye. Uwari hasi uyu munsi abasha kuzamuka, umwaka utaha mugahurira ku meza amwe. Nyamara uyu munsi wamurebaga ari kure yawe. Dukomere Imana yacu amashyi. Yaravuze ngo Imana yacu irica kandi igakiza, iratungisha ikongera igakenesha. Muri iyi si ibihe bijya bisimburana. Ntuzigere udamarara ngo wibeshye ko wageze ahantu Satani adatera ibuye.
ntuzigere udamarara muri iyi si ngo wumve ko ari wowe uriho wenyine. Nimba uriho kubw'umwami, nimba unakubiswe nanone ni kubw'umwami, ariko urahagarara ute mu bihe uhagazemo? Imana iragusaba kunesha mu gihe cyose waba uhagazemo, kuko ibihe birahinduka. Kuki tugira ibyiringiro? Hana ibi yabivuze yari amaze imyaka 19 mu bitabo bya commentaire, niko bajya bavuga 19 abandi 20 ari ingumba nk'uko Bibiliya ivuga, cyangwa atarabona urubyaro. Yari afite mukeba we ari we Penina, yenyegeza ikigeragezo. Wari wagira ikigeragezo ukabona abakenyegeza? Ikigeragezo aswa cyo ubwacyo hari igihe nyine kikubabaza, ariko cyane cyane gikara kiryana iyo gifite abagenda bakenyegeza. Uko bagenda bagutuka, uko bagenda bakuvuga, uko bagenda uko uhinduka umuntu utagira agaciro, ikigeragezo kirarindagiza ugasigara usa n'utagira ubwenge, bakakubona nk'utagira ubwenge kandi ubufite. Ariko igihe kiraje kandi kirasohoye. Haleluya! Kugira ngo wari ingumba byare 7. Avuga ati ntimukibone uwari ingumba byaye 7. Ntiyavugaga ko ari abana 7 wenda ari we yivuga, kuko iyo dusomye dusanga yarabyaye abana nka 6. Samweli we yagiye yamutuye Uwiteka, ayo mateka sinyavuga murabizi. Amaze gucuka yaramujyanye amushyira Uwiteka nk'uko yari yarabimusabye. Abaririmbyi bavuze ngo na bya bindi ryabanga ryo mu mutima rimwe utabasha kuvuga. Hari igihe dusenga, hari igihe n'imisi kurindagiza ukumva niwana ukavugira mu mutima cyangwa ugakubita iminwa nk'uko Hana yabikoze. Ariko umukozi w'Imana Elukana amaze kumubona, yamubajije yibaza ko yasinze, aramubwira ati ntibikabeho, ntabwo ndi umugore w'umupfapfa, ntabwo ndi umupfu, ahubwo n'agahinda n'umubabaro uri mu mutima w'umuja wawe. Nkeneye abana, ndiho igisuzuguriro, ndarizwa nuko ntabyaye, ndasuka amarira yanjye ku Mana yanjye. Agaciro k'abatambyi bene data mujye mukubaha cyane. Igihe cyari kimaze igihe, urumva iyo myaka yose, buri mwaka bajyaga ishiro kujya gutamba ibitambo by'Uwiteka. Ariko uwo munsi yahuye n'umutambyi. Buriya igihe cyose, ikintu cyose kigira igihe cyacyo nk'uko twabisomye. Birashoboka ko ari Imana yamusigaje aho, noneho yumva apfuye birangiye. Hari igihe usenga amasengesho y'uburyo bwose, ushobora gusigara muri runo rusengero abandi batashye, ushobora no kuza mbere, ushobora no kuza n'umunsi abandi batasenze. Kubera iki? Kubera ikintu kiri mu mutima wawe, uko wiyumva. Ariko iyo bisutse imbere y'Imana, iyo usutse ayo magorwa yawe cyangwa amaganya imbere y'Imana, ntuzagire ngo Imana ntibireba. Nubwo wataha ukiri wa wundi, Imana iba yabyumvise, Imana iba yabirebye, kandi Imana iba yakubonye. Ahubwo biba bitegereje igihe cyashyizweho. Haleluya! Hari igihe kitazarenga, hari igihe ibyo bintu byose bizarangira. Haleluya! Asuka amaganya, aramubwira ati
ati tahire. Imana, Uwiteka Imana waririye, watakiye, agusubiza ku cyo wamutakiye, umwaka utaha uzaba nawe ukikiye nk'abandi. Haleluya! Nyamara yariraga hari ibimurijije. Penina n'abana be bari bamumereye nabi. Hari igihe umuntu aba muri situation nziza, yakubona weho akabona uri nk'iyi ko utagira ubwenge, nimba nta kintu ukayibona uko nyine akakuvagaho ijambo. Hari igihe umuntu, hari igihe cyo kuvugwaho, hari igihe cyo gufatwaho ijambo, kandi niba rivuga uzahagarara neza niba gufataho ijambo. Ntabwo watsindishirizwa no kurwana n'amaboko yawe, ahubwo byereka Uwiteka Imana yawe, niwe azagutabara, niwe azakurengera, kuko ari we yagukomerekeje, ni nawe azakomora. Bwira Imana yawe byose, ibyo byose bikugoye, ibiri mu mutima wawe, Imana irabyumva kandi irabibona, kandi niyo ifite ijambo kuri byo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira iki? Ijambo ry'Imana ritubwira muri Zaburi y'118 umurongo w'8 haravuga ngo abantu biringira abandi bantu, biringira abakomeye, abo ngo bavumwe. Abo bakomeye abana b'abantu, umwana w'umuntu uwo ari we wese, ndagira ngo nkubwire ngo hari aho agarukira, hari aho imbaraga ze zigarukira, ariko iz'Imana yacu zihoraho iteka ryose. Zambuka imisozi, zigera mu muriro, zigera mu nyanja, zigera mu mazi asuma, zigera mu gitandura udasinziriye, zigera ku bana bawe mutari kumwe, zigera ku mugabo wawe ari ku ndaya, zigera hose, zinjira mu mutima aho umwana w'umuntu atabasha kwinjira. Dukomere Imana yacu amashyi. Uwo ni wagira icyo akora. Imana yacu ni Imana y'imirimo, kandi ni Imana y'imbaraga. Igihe waba ugezemo, gikoramo neza, buwe umumaro mu gihe cyawe. Koresha igihe cyawe neza. Ubwo nje mu gihe, koresha igihe cyawe neza. Ibihe bigenda bisimburana. Nimba ufite akazi uyu munsi, nimba ufite amafaranga uyu munsi, yakoresha neza, ubana nyamutegera akazaza ejo. Kuko bijya bibaho yuko uyu munsi uba ufite akazi, ejo ukaba wagize gute? Wakavuyeho. Uyu munsi aha twicaranye n'abashomeri batavutse ari abashomeri, barakoze ariko uyu munsi ni abashomeri. Nukora jya ukora, kandi jya uba nyamutegera akazaza ejo. Kandi kuba nyamutegera akazaza ejo ni iki? Nuko igihe cyose Imana iguhaye umugisha, uzawukoreshe neza. Ni umugisha uturuka ku Mana. Nimba hari abandi ubona iruhande rwawe batawufite, mwavutse cyo kimwe, mwambaye ubusa, muri cyo kimwe wenda ushobora kuba waravukiye no mu muryango ukennye kuruta iyabo, ariko kubw'imbabazi z'Imana, kubw'umugambi w'Imana, ishaka kugukoresha ngo ikwinvestise mu butunzi bwayo, kugira ngo irebe ko hari icyo wayimarira. Ariko se uhagaze ute mu bihe byawe? Uzakorera Imana, kuko hari igihe umuntu abura icyo gukoreshereza Imana. Hari igihe umuntu arira, hari igihe umuntu bitanga, uwari ufite umutima wo gukora akumva arababaye, akavuga ati ndababaye kuko nta kintu mfite nakorera Imana. Abo bariho. Weho nimba Imana igutije, burya ibikwatse mu yayo ngo nkorera, genda ni nkuko yakubwira ngo
ufitiye ibintu, ufitiye genda umfatire muri bya bintu ufite, urebe igikwiriye, ugende n'urugero, ugende kuri iriya nzu, urebe icyo ukora hariya, urebe igikwiriye mu byo naguhaye. Ubundi kakubwira ngo ibyo ubitse ntabwo ari ibyawe. Hari igihe tubibabwira, abantu bose abapasiteri batinya kuvuga ngo gutanga imigabane ya 1/10, kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ko muvumwa. Umuvumo wo kugira ubugugu wo kwima Imana ibyawe, tugahora tubasengera buri munsi, umuvumo barimo. Kubera iki? Imana yarabahaye, murangije murayinyaga, murangije mufata ibyayo mubirunda mu byanyu, bihinduka bibahindukira umuvumo. Koresha ibihe urimo neza, igihe cyawe neza. Nimba uri muto, koresha igihe cyawe neza, kuko abantu ntabwo bahora buriya, ntabwo bahorana ubuto. Ushobora kubona ufite imyaka muri 20, wenda ukabona umusaza atangiye kububa cyangwa umugongo cyangwa n'ibiki byose, ukumva wenda uzahagera kuko uri mu za 20 n'ibindi. Ndashaka kukubwira ko ubwo buto nutabukoresha, hari igihe bizakugaruka. Koresha ubuto bwawe, kuko hari igihe uzaba utagishoboye gukora. Bubyaza umusaruro, kuko ubuto ni imbaraga z'abasore n'ubwo buto bwabo. Dukomere Imana yacu amashyi. Abantu babaye abanebwe, basigaye akazi karabuze, ariko Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tubashe kuba muri situwasiyo zose. Sinzi ko muri kubibona, sinzi ko muri kubibona no ku masosho media. Abantu barokore, ubukene burabahemuje. Abasore mu buri byo mukora, mukirwa mujya gupfubura abagore b'abandi. Mwakoresheje amaboko yanyu ko muzaseba nk'abandi, ko muzaseba kw'Imana, kandi ngo n'abakozi b'Imana ra ngo baririmba ko muzaseba kw'Imana izabashyira ku mugaragaro. Mwashatse abanyu. Hari imyaka ntikakujyana. Hari imyaka y'ubusore mugomba kuyikoreramo neza. Murazamuka mukazagera muri 40, muratambuka muri 35 mwe. Ndi kubabona muri mu biki, muri kujya he? Mwashatse abagore hakiri kare, mukareka kwanduranya no kwandavura. Imana yaramye umuntu. Ubu mbahagurukije abantu, harya twemerewe gushaka ku myaka ingahe? Si 21. Abakuje 21 bakiri abasore n'inkumi bahaguruke. Haguruka kugeza kuri za 40. Haleluya! Nimwiyicare, ndabizi ko muri benshi. Heko ndi kubona basiri baterandirisi. Niki kibatinza murashaka kumera amahembe? Mwashatse abagore. Umva ngiye kubabwira akantu gato. Ngiye kubabwira akantu gato
muhishuriwe kandi muzahite muza mwese muzafatanya mungurire fanta ngiye kubabwira uko mugiye kurongora. Kera muri mwebwe mwicaye hari abantu bavutse ku babyeyi bigendeye ku mugoroba. Murahari batakoze mariage bibibi ntimuhari namwe ubwanyu aha harimo n'abakozi b'Imana muri mwebwe mwagiye bwije ariko Imana yabagiriye ubuntu murihana mumenya nyine mubona agakiza ariko murimo bagiye bwije ariko mwarazubatse mufite abana nubwo ntari kubabwira ngo nimugende bwije ariko abarokore Imana yaduhaye ubwenge tujya tubukoresha akenshi kubera iki mutinya gushaka no kubera ibintu byose ngo ndatera ivi kurangahe hanyuma kurangahe nabyo nabanye bisigaye bihenze ariko nayo mavi yanyu kazi kanyu mwirwa mujya gupfukamira abagore banyu Imana kazi kanyu ndatera ivi ndafata irembo ndasaba ndagira gute ibyo bintu byose wabibara ugasanga ntibivamo hanyuma ugaturiza kandi ufite umubiri ukirirwa ujya gucumura ku Uwiteka ukirirwa ujya gukomanga mu ngo z'abantuzi kandi nawe uri urasubira inyuma kuko dukwiriye gukoresha igihe cyacu neza nubwo ibihe bihinduka mu gihe muziyegeranye rero ikintu nashaka kubabwira mwebwe ntimuzagenda mu ijoro heko muzaza bashaka kurongora mushaka abageni kandi hano muri mwebwe mfite ikibazo cy'abakobwa banjye cyangwa umuntu uzajya ujya hirya njye nzajya mureba ijisho mujye mureba aba bakobwa kuko dukeneye ko abakobwa bacu babona abagabo kandi barahari muri mwebwe kandi beza ubu ni n'abahagurutsa ntimubabona ntuze ntari iruhande rwawe muze nimba mwagize icyo cyifuzo muze muri banga abasore bose mutinya izo depense zose muba muri ghetto wenda y'icyumba na saro cyangwa y'ibyumba bibiri ibyo uzabitangiranemo umugeni aha harimo abantu batangiriye mu cyumba kimwe mutera haleluya batangiye mu cyumba kimwe amen ugira ngo ni wowe wenyine aha bicayemo hari n'abandi batangiye mu z'ibyondo ntimurimo ariko Imana yabagiriye neza gutangirira mu cyondo ntibivuga ko utazagera muri etaje gutangirira mu cyumba kimwe ntibivuga ko utazabona umugisha ahubwo nimutinyuke mukoresha igihe cyanyu neza none se ninde bifite yabivukanye ko umugisha uturuka ku Mana muze tubashakire abayobozi bo ku murenge baza babasezeranye natwe tubasezeranye ubundi mugende imatera ntuyifite n'isafuriya muzakoresha yayindi nawe azazana kandi yarafite muri ghetto hanyuma mu bihuzi niba mwatangaga 20 cyangwa 50 ayo mugira ayo muzayahuza ibiryo umwe birya na babiri ako mwabaye muti nimureka gutinda mu makorosi kuko amakorosi bayagongerwamo ubundi umuntu aca mu ikorosi yiruka ukagira ngo ubuto si ikorosi ukagira ngo ubusore si ikorosi iyo uritinzemo kuricamo wambaye umubirira uricamo waritindamo gatangira kwirebesha none wewe urashaka uririrwa ubwiriye abantu wabigize byo kwa Arsendataze
waramubwiye yategereje ko bizashyika ariko byarabuze watinya amafaranga ngwino tugusezeranye kandi rakamabwire tuzabyiga n'abashumba n'ukuri muzazi n'ababyeyi erega birashoboka ko twababwira bundi si inkwano mutanga ntabwo dutanga ibiruta izo nkwano sazana intuzi nzakubwira icyo uzazana kandi bazacyemera kandi kidahenze haleluya ariko uve muri ubwo wimuke uve mu gihe cy'ubusiribateri ujye mu gihe cyo gushaka mureke gutindaho ariko nababwiye ngo amaso yanyu arebe hirya no hino iruhande rwanyu dufite abakobwa iyo ndi kubivuga mbabazwa nuko abakobwa twebwe ako jye nararusimbutse da arivuze ngo abakobwa twebwe kandi nararusimbutse jye ni umubyeyi ndacyavugira abakobwa badafite ayo mahirwe yo kubwira abahungu sha nahita mbiraramo nkamubwira bwira uriya urazi kubaho utegereje urukundo wowe utakunda icyo kintu uracyumva aba bakobwa mwabagabo mwe kwama amashyi kabiri mwebwe mwahawe umugisha kwama amashyi kabiri wowe uzi kwikundira mwebwe abo bagabo nibo bari muri no teraniro nimukoma amashyi mwabagabo mwe ndabarahiye Imana yabagiriye neza uzi kugenda ukabwira uwo ushaka wese ngo ndagukunda niyo kwangiye ubuzi kuzagenda hirya nimba wabwiye Jose ejo bundi uzabwira Josine niyanga ujya kwa Beatrice niyanga ujya kwa Naka ufite amashwa nk'igihumbi ariko umukobwa hari n'igihe akwemera atakakwemeye kuko batinze kumubwira ko bamukunda ubwo muzi ibibazo akemera nta kundi kuki mutareba mujye munamuyoborwa n'umwuka wera abakobwa rata cyo gihe mugihagararemo neza namwe nk'abari ku isoko ari ku isoko iyo umuntu ari ku isoko agomba kumenya uko yitwara ntiyiyandagaza ntiyiyandarika nyine kugira ngo ashimwe mwari mwabona ibintu biri ku isoko umuntu araza akagaragura akareba iki gitoke n'ikizima cyangwa iyi nka imeze gute jya mumenya abakobwa nshuti zanjye mujya mwitwara neza babashime isoko muriho ntabwo ryoroshye mujye mwitwara neza rero igihe cyose murimo mujya mugihagararamo neza nimba uri no mu gihe cy'ibigeragezo ndagira ngo nkubwire ngo bifite iherezo niho twasomye mu mubwiriza mu gitabo cy'umubwiriza ikintu cyose gifite igihe cyacyo nimba ufite uburwayi bufite igihe butazarenga nimba ufite igisuzuguriro runaka ndagira ngo nkubwire ngo ntuzagihamamo ntabwo ari uko bihora bisimburana hari igihe cyo kurira ariko kandi hari igihe cyo guseka ukabona abantu rero duseka ukagira ngo nta gihe twarize bararize ukabona igihe cy'intambara ukagira ngo nta cy'amahoro kiriho kirahari hagarara neza muri icyo gihe ugezemo uhanga amaso Imana wumve ko uzakivamo ureke kucyanduranyirizamo ureke kwandagara ureke gutwara umwikomo ku bantu ngo ntibagufasha ngo ntibakwibuka ngo ntibagutekereza Uwiteka atakwibutse se ninde azakwibuka ko ntawaguteje ubukene nugira Imana akaguha kukwibuka
akagira icyo akoherereza ntuzakigaye, uzavuga uti Imana ndagushimye, kuko umwana w'umuntu aragoye, atakozweho n'Imana ntacyo yakumarira. Niyo mpamvu tugomba guhanga amaso Imana, yo ibasha guhindura ibihe byacu, yo ibimenya. Ibi bihe biba ku mwana w'umuntu uwo ari we wese, ntabwo bihora ari tudruwa imirongo aho tunyura tous les jours ngo zibe dimanche. Ntabwo ari uko. Tujya tunyura mu misozi, tukanyura mu mataba, tukanyura mu mabonde, hakarushya imitima yacu. Ngo ariko umuririmbyi yaravuze ngo njya saba Uwiteka, ngo Uwiteka disi kugira ngo afashe, ngo nawe ntatinda kunyumva. Bibaho, si igitangaza. Hari igihe umuntu ahura n'ikigeragezo akagira ngo ntabwo azakivamo. Dawidi umva uko yavuze, yaravuze ngo ndakandagira, nabuze ahantu nkandagira, ndakandagira nkumva hose ni isayo, ngo nkabona ndi gutwarwa n'imuhengeri, ngo amazi ambanye menshi. Hanyuma ngo abirirwa ku marembo, abirirwa ku marembo ngo bakamvuga. Uzi ko hari abantu birirwa ku marembo bareba uko uhita, wahita hariya bakakuvuga, uriya dore nubwo bimeze gutya, dore gutya akavuga. Nyine barahari bafite umwanya wabo, ariko weho bihorere, bibwira Imana, hanga amaso Imana. Somera Revera, reka dusome Zaburi ya 69, dusome imirongo ho mikeya, 18:21. Uwo ni Dawidi, uwabaye umwami, uwanditse muri kino gitabo, uwagize amateka akomeye. 19 murongo wa 20 na 21. 69. Wegere ubugingo bwanjye ubukize. Yego. Unshungure ku bw'abanzi banjye. Yego. Ni wowe uzi uko ntukwa. Ni wowe uzi uko ntukwa. N'isoni zanjye n'igisuzuguriro cyanjye. N'isoni zanjye n'ibinkoza isoni n'igisuzuguriro cyanjye. Nabyo urabizi. Nabyo ntubihishwe urabizi. Abanzi banjye bose bari imbere yawe. Abanzi banjye bose bari imbere yawe, we ntabwo wanabamenya bose. Ibitutsi byamenaguye umutima ndarwaye cyane. Ibitutsi byamenaguye umutima ndarwaye cyane, icecekeraho. Ibitutsi byamenaguye umutima ndarwaye cyane. Uwo yari Dawidi. Ngo ni wowe uzi uko ntukwa, ni wowe uzi ayo bamvuga. Hari umuntu yitwa ayo bamvuga, ni wowe uzi ayo bamvuga, ni wowe uzi uko ntukwa. Ibitutsi byamenaguye umutima ndarwaye cyane. Kuvuga ngo ndarwaye cyane ntiyavugaga uburwayi bw'umubiri. Hari igihe umuntu yumva yarembye agahera mu gitanda, ntibijya bibabaho. Hari igihe ikigeragezo gihaza umuntu mu buriri, umubiri atari malariya, atari iyindi ndwara, ahubwo arwaye indwara y'umutima, arwaye kumererwa nabi, arwaye ibibazo, arwaye agahinda, arwaye amagambo, arwaye igisuzuguriro, arwaye gutukwa, arwaye gusuzugurika, arwaye intambara, ukajya mu kazi ukagira ngo umuyobozi wawe ni we bamwerekeje, ugira ngo Satani yaravuze ati dore nguyu, uhangana dore nguyu nuyu, ukagira ngo ahuri mbese Satani aramuga ati dore uyu. Buri gitondo akakubwira nabi, ku mugoroba akakubwira nabi, atabona ikintu cyawe kiza na kimwe, atabona akazi na kamwe wakora neza, Satani akamuguteza. Umugabo wawe cyangwa umugore wawe, siruta umugabo, namwe abagabo muzavuga ubutaha.
bakakubwira ibintu wagira ibyago ukaba utarabona akazi, ukirirwa ko nta kintu umaze, ukirirwa ko nkaho utagira ubwenge. Uzi ko abantu babazezengeza bakababwira ko nta bwenge, ukageraho ukabura ubwenge. Burya amagambo mabi ni mabi. Uko bagutongera ko nta bwenge ufite, bakubwira ko ntacyo umaze, ntaki, ugeraho ukazezengera mu mutwe ukabura ubwenge. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo byose utukwa, ibyo byose usuzugurika, ndagira ngo nkubwire bifite igihe bitazarenga. Komerera mu mwami, komerera mu Mana yawe, komerera mu Mana, bifite igihe bitazarenga. Kandi umva uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo kizarenga, ntabwo icyo gihe kizarenga. Ntabwo hari igihe Imana yakigeneye, hari iminsi yakigeneye, hari iminsi kitazarenga. Nimba ari ubugumba bwawe, hari igihe, hari iminsi buzamara. Nimba hari ubukene si indwara karande, hari igihe cyabwo. Nimba hari ubushomeri bufite igihe cyabwo. Nimba ari urugo rubi, Imana igihindura ibyari bibishye ikabigira ibiryoshye. Imana niyo yaremye imitima y'abantu, ibasha kugira gutya mu nzira zayo, igakanda umutima we, ikawuhindukiza, agahimbaza Imana. Yagutukaga ngo Imana yawe irihe. Aha Dawidi hejuru yaravuze ngo yewe ngo Mana ntiwemere ko abakunzi banjye, abakubaha, ngo bakozwe isoni n'ibyanjye. Hari igihe umuntu yumva ari gukorwa n'isoni, nyine nawe bagakorwa n'isoni. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo bazagenda bavuga ngo uriya muntu ngo ko asenga se, ngo uriya se ntimusengana, ngo uriya ngo se yabonyemo iki, ngo ko ameze gutyo ukuntu, ko ameze gutyo ukuntu. Aravuga ati ntuzemere ko batukwa, ntuzemere, ahubwo nkiza n'ubugingo bwanjye uburengere. Kuko hari igihe umuntu ahura n'ikigeragezo ukabona cyatwara n'ubugingo, ariko ubugingo bwacu burashinganye muri Kristo Yesu. Haleluya! Nubwo wakubitwa, nubwo wababazwa, bifite igihe byagenewe, ntabwo kandi kizarenga. Nababwiye ijambo riri muri Yeremiya ibice 5 umurongo wa 21, havuga iby'uruzi. Avuga ati ariko imbaraga zanjye ntabwo muzizi, ntimuri akanyubaha. Mbese ntimunyubaha, ntimumpindira umushyitsi, ntimunyizeye. Si jyewe nashyizeho ingabano z'uruzi z'inyanja, ngashyiraho umusenyi ngo bijya bisuma. Sinzi ko mubizi abantu babonye uruzi, inyanja uburyo zisuma, zikaza ziruka, imiraba ikaba myinshi, guhorera kukaba kwinshi, bigasuma cyane, bikaza byiruka. Ariko ngo amazi yayo agira hatarenga. Araza yiruka, ariko agasanga hari urugabano rwa wa musenyi Imana yashyizeho. Niko bimeze nawe, nubwo biza byiruka, nubwo byiyongeranya, nubwo bihindura isura, ariko hari urugabano Imana yashyizeho bitazarenga. Hari urugabano bizagushaka, bizaza kenshi, ariko hari urugabano Imana yashyizeho, ntabwo bizarurenga. Imana izaho bizagarukira. Bwira mugenzi wawe uti Imana izaho bigarukira, kandi yashyizeho urugabano. Haleluya! Yashyizeho urugabano. Wababara, wakubitwa, ariko ndagira ngo nkubwire ngo inkono ukubitwa zirabaze, n'amarira uri kurira arabarwa. Afite icupa agwamo, igihe ryuzuye Uwiteka azarihindura. Umwana
iramenya izi minsi unyuramo, izi minsi ucamo, izi bitutsi, izi gisuzuguriro, ariko hagarara neza utsinze. Ibihe bizarangira, ibihe birahinduka, ubukene burahinduka, burahinduka, ibibazo birarangira, urugo rubi rujya ruba rwiza, abana bajya bahinduka bakaba abana b'umugisha, nubwo bakuriza buri munsi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana yabaguhaye izabatunganya, nirondora imitima yabo ikayimenya, igira ikikora ikakirema ikagikomeza, turiza mu Mana. Ibyo byose, izo ntambara ufite zifite igihe cyazo, kandi iby'Imana yagambiriye n'iby'Imana yavuze uzabibonesha amaso yawe, ntibizatinda. Haleluya! Ntibizatinda, ntibizakurwaho n'iminsi mibi uhagazemo, ntibizakurwaho n'igihe umaze kuri uwo musozi, nubwo byatinda kuza ko bizaza. Dukomere Imana yacu amashyi. Uhagaze ute mu minsi urimo? Dawidi avuga kuri ati ndarembye, meze nabi. Yari ameze nabi koko mu mutima, atumva ndarembye, ndarwaye cyane. Birashoboka ko nawe hari ibikurwaje, birashoboka ko nawe umeze nabi. Ibihe uhagazemo uri kubinesha, ko hahirwa uwihanganira ibimugerageza, uri kubinesha. Intwari, ibintwari ryari? Abantu bose bashyizwe mu ntwari, bashyizwe mu ntwari kuko hari ibyo banesheje. N'Imana yacu irashaka ko tuba intwari mu bigeragezo, kuko ikigeragezo ntabwo kizavaho, ndakurahiye. Tuzarinda tujya kwa data bikirimo, kuko ibigeragezo bitwegereza Imana bigatuma dusenga. Ibigeragezo Imana ijya ibyigaragarizamo imbaraga zayo, ukaba materiel didactique cyangwa ifashanyigisho igaragaza yuko Imana yacu ifite imbaraga. Nimba rero ari we yashimye, hagarara kigabo, uzabivamo, ntawe ubipfiramo, ari kumwe n'Imana. Uhagaze ute? Uri kumwe n'Imana. Uhagaze ute? Uri kurwana neza. Uhagaze ute? Ntiwirwanirira. Abantu barirwanirira bakirwa bamusakuza ku busa. Nta mpamvu yo kusakuza mu kigeragezo, ahubwo turiza Imana, hanga amaso Imana. Mu kigeragezo bazakuvuga, bazavuga ko ukennye, bazavuga ko ugize gute, bazavuga bazavuga. Nuzamura imyaka bavuga ati uri ageze muri 40 cyangwa 35 cyangwa ati yashaje. Ubwo se niba bivuga ibyo bizakurakaze kandi ari ugezemo, wirirwa wijunditse abantu ngo barakuvuze, si yose. Waturije Imana ahubwo ukareba Imana. Bamvuze bene ariya, abakoreye korari yacu bamvuze ngo nashaje. Uya bisanzwe nuko Imana irinza gasura kawe, ariko ubundi yegeyeyo. Nimba imyaka yegeyeyo bakayivuga, ahubwo hanga amaso Imana yibwira ati wabyumvise ndi kubara, bara neza wiyishyira hasi. Rero shabakobwa twebwe turi abantu beza cyane, turi abantu beza cyane. Imyaka, ikintu cyitwa imyaka, nurakuntu yavuze ati njye nimumbaza imyaka, ikintu cyitwa cyose sexe féminin. Ntureba natwe twabaye abadamu, nawe ni umudamu. Mwari mwumva umugore aze akavuga hano ngo mfite imyaka 40 ingahe? Gute se? Ntabwo bibaho ku bagore. Ugera kuri 40 ukayimanura ikaba 35, ubwo ukabukuyeho 5. Wagera kuri 45 ukongera ukamanura utifite 37, akazavuga 37, imyaka 5 igashira ikiri 37. Ntabwo uzemera gutambuka ngo agere muri 50. Ni bake 50 ahita yumva apfuye, kandi muri muboneho ko injebejebe zaje. Ntabwo bikunda. Bagora ko turemye
dukunda kuhora turi bato. Nitutabivuga ntimuzaturenganye. Imyaka mu kintu twirinze kuvuga cyitwa imyaka. N'abakobwa nuko bimeze. Umwe w'inshuti yanjye ndabivuze ntabwo bakumenya. Oya ndibutse. Oya ariko ntabwo mwamumenya. Nibutse ko atari hano. Yagiye kwa muganga afite, ndarangije ariko reka ndangirize kuraka. Afite imyaka, yari afite imyaka 35 ari umukobwa. Hanyuma murabizi ko hari igihe twagize amahirwe yo kuhindura indangamuntu. Ntabwo mubizi? Burya ikintu cyitwa guhindura indangamuntu cyaradufashije. Abantu bagize gutya bahuruturaho imyaka nka 10 cyangwa 15. Cyaradufashije, cyadukoreye umuti. Yari afite 35 kuko ngiye tubiziranyeho. Hako niwe yananyibinyibwiriye. Ajya kwa muganga. Agiye kwa muganga aravuga, bareba nyine kwa kundi ubureba carte. Aravuga ngo noneho agiye kwivuza. Barebye babona afite imyaka 24. Wari uri kwandika afite 24 yubura amaso. Amurebye ati iyi carte ni yawe. Iyi carte ni yawe. Hanyuma aravuga ati ye ufite imyaka waho 24. Ntabwo nta ereri yaba yarabayeho. Ereri se yiki? Aravuga ereri se yiki? Ufite 24 nyine. Ati icyo gihe ambajije ngo ufite imyaka 24 nahise numva igitima ngo gu kigudutse, numva ubwo buranyishe. Ndavuga ni ya myaka 11 nakuyeho yongeye kuboneka yose. Ntabwo ushobora gukura imyaka 11 my friend ngo umuntu abiyoberwe. Oya urabivuga turabyemera, ariko nubwo uyikuyeho ejo izaba yagaragaye imaze gutya. Rero mutwirekere mutureke iby'imyaka nimubitubaze, ariko nyine nuko bimeze, nyine nuko kubera iki? Ati ni yanjye. Baraseka, yahise ngo asekana n'umuntu bari begeranye. Ngo aramubwira ngo dore uyu ngo afite imyaka 24. Ati numva ndapfuye, numva igisuzuguriro kindiho, erezima ke yashatse ubu. Ariko bimeze gute? Ni ingaruka ziki? Ni ingaruka zuko utakwivugira ngo wishakire hageze imyaka. Urabyumva? Ni ingaruka zuko uri umukobwa. Ntabwo wavuga, ntabwo wakwiza 21 ngo ugende ubwira umuhungu ngo ndageze. Urumva urategereza. Kandi ukwigwira ni kubura abakiriya. Ubwo rero iyo ugize Imana ntibigaragara mu maso. Oya hari n'igihe bigaragara ariko ukavuga ndabyica agenda bigira. Wenda niba azarebe nzayerekana intuza. Iyo rero niyo mpamvu. Kandi narabivuze ngo abakobwa bacu tuzabasengera, sinzi nanjye aho bigeze. Tugomba kubasengera ababyeyi babyaye, muzaze dusengera abakobwa. Abakobwa n'ukuri baba baragowe. Ubwo se ntimvuga umuntu yayimanuye, cyakora Imana yatugiriye neza. Uwo mukobwa yarashatse, ariko ashaka mu murenge handitseho 24. Ubwo nagera 46 azaba afite imyaka 35 mu ndangamuntu. Ariko agasura ko kazaba kaboneka. Hari igihe umuntu ageramo akaba atakiyihisha. Hari igihe biza nyine bikagaragara. Ariko byose ibyo ni ingaruka z'ukuntu dutegereza tukabura uwatubaza. Ndarangije. Dawidi yavuze ati ibitutsi amagambo bamvuga ari kundya mu matwi, ndarembye cyane, ndarwaye, ndarembye. We niki kikurembeje? Umeze uti? We ntumeze nabi? Umeze nabi kubera iki? Ni urugo, n'abana, n'amadeni akurembeje, n'ubushomeri bukurembeje.
n'indwara zikure wowe umeze uti situation nababwiye ibihe uhagazemo ni ibihe. Eli yasengeye Hana, Imana imugirira neza, imusubiza ku cyo yamutakiye. Ndagira ngo umuntu yumva hari ikimurembeje arembye nawe yakwandika igitabo ati iki kirandembeje ndarembye nanjye. Mwese ntabwo mwaza hano ngo muvuge uko murembye, ariko indembe ndabizi ko zirimo. Indembe nizihaguruke hanyuma asabe Eli aze abahesha icyo babuze. Ikikurembeje ni wowe ukizi, weho uriyizi. Urarwaye cyane ariko ikikurwaje urakizi. Weho urwaye, urwajwe n'abana, urwajwe na business, urwajwe n'urugo, urwajwe